Muraho neza abakunzi b'inshuti y'Igikoni TV, nongeye kunezezwa no kubana namwe kuri uyu munsi, mbashimira ubwitange, ubushake n'umwanya wanyu mumpa, ni ukuri ndabashimiye mbikuye ku mutima. Rero uyu munsi tugiye kurebera hamwe uburyo bwo gukora isambusa z'ibirayi, kandi ndizera ko turi busozanye, umuntu uri bunkurikire neza turasozanya amaze kubisobanukirwa, ku buryo rwose nawe ari mu rugo bizajya bimworohera gukora isambusa. Rero ngaho numwongere mumpe umwanya, hanyuma twige kandi tumenye. Ibirayi by'isambusa ntabwo bitekana n'umunyu, oya, ibyo ni ibanga rya mbere nkumeneye, ntukabitekane n'umunyu. Hanyuma rero ubu ibirayi byamaze kuboneka, ngiye kubishyira ku mbabura kubera ko isambusa zifata umwanya munini. Ngiye kubanza mbishyire ku mbabura, hanyuma iyi ni ifarini inusu ngiye kwifashisha mu gukora isambusa zacu. Hanyuma rero iyi farini yanjye ngiye kuyifashisha nshyiramo umunyu, yego ndashyiramo akayiko k'umunyu n'isambusa zanjye nta kibazo. Ariko bibaye byiza wowe ugiye kubikora bwa mbere ujye ufata amazi uyavange n'umunyu kugira ngo utaza kwibeshya ku munyu ugasanga ntawe ushyizemo. Hanyuma rero ndashyiramo n'agapfundikizo k'amavuta kugira ngo ifarini yanjye itaza kumfata ku ntoki, ariko ntabwo ari agapfundikizo kose kubera ko ari inusu, ntabwo ndi bushyiremo agapfundikizo kose, ndashyiramo igice cyayo. Yego tugiye, kuko namaze kubivanga wa munyu n'aya mavuta mwabonye ko nabishyizemo, reka mbanze mbivange gutya. Ariko wowe ubikoze bwa mbere ntuzabikora, uzafate amazi uyavange n'amavuta nta kibazo. Hanyuma rero ngiye gushyiramo amazi. Hanyuma rero ifarini cyangwa igifunyango cy'isambusa kiba gikomeye pe, nyamuneka kiba gikomeye. Pate yanjye murabona ko yahiye, ntabwo ikiri kumfata ku ntoki, reka bivuze ngo rero yahiye. Ko yahiye rero ubu tugiye gutangira duponde. Tugiye gutangira tubumbe utubiye two gukoramo nyine isambusa. Rero ni gutya. Ntabwo rero pate y'isambusa ari ngombwa ngo ibyimbe, reka. Ushatse rwose pate y'isambusa iyo ushatse rwose uhita wataka, ariko kubera ko yenda ntaramara kwitegura, reka mbe ndetse gatoya mbe nyigize, ariko wowe ntuzane, ntabwo ari ngombwa kwibyimbisha rwose, oya uzayihorere nta kibazo. Kuko ntaramara gutegura aho ngiye kuyikorera, ariko ubundi hanyuma rero ibi ni ibirungo ngiye gushyira muri bya birayi natogosheje hamwe n'urusenda. Iki ni icyuma kiri bumfashe kurukata, kigakata bino birungo. Hanyuma ndaza kubereka uburyo ki turi bubigenze kugira ngo nabwo tubishyire mu birayi. Nabwo umpa amaso ntize n'igihe, ntabwo ari ugupfa gushyiramo, nabwo turaza kubireba. Reka rero dukomeze dukora utubiye twacu kugira ngo igihe cyacu tugikoreshe neza. Uburyo ahubwo iyo ndi kumongera gutya, ubu kano mba ndimo ngakanda nkinjizamo imbere, ku buryo uba wumva ko akabiye kawe ukoze gakomeye rwose. Nk'ubu akabiye kanjye karakomeye, kandi ugakora utubiye dufite tungana, ku buryo rwose uvuga uti ubwo ngiye gukora biraza kugenda bimeze neza. Biye zanjye zamaze kuboneka, ahasigaye ngiye kuzikaraga cyangwa se kuziramburamo kimwe. Bigenza gutya rero, urabona ko manje kwicisha mu ifarini, ukagira gutya nk'uri gukora capati. Ifarini urayirambura pe, nta kintu biba bitwaye. Gutya karambura
buryo ugashyiramo isura ushaka, ariko nanone ukirinda kukarambura nka capati. Oya, capati nanone burya ntabwo ari kimwe ntuza nanone, kuko n'ibiyikora ntabwo ari bimwe. Niyo mpamvu rero wirinda mu kuyirambura cyane, kugira ngo n'izindi zitaza kukunanira. Dore ngiye kuyiha ino forome cyangwa ino sura imeze gutya rwose. Yego, hanyuma ngashyire hano, mfata kandi nako gacishe ku ifarini kugira ngo kataza gufata hano hasi, nabwo ukabanza ukagakanda gutya, ukongera ukakagira uko. Nyuma rero impapuro zacu twazibonye, nako ariko ibi ni ibiganisha ku mpapuro, ntabwo nibeshye. Ntitwatubonye, dore ni gutya tugiye tumeze. Noneho utu ngutu tureba ngiye kutubyaza umusaruro, ku buryo buri kantu kamwe aka ngaka kagomba kuvamo udupapuro 4. Yego, aka ngaka kamwe kavamo impapuro 4, hanyuma ubundi mu nusu havamo utubiye 10. Iyo ukabije byibuze ni 11. Hanyuma rero twabonetse, ubwo ngiye gutangira noneho mbereke uburyo bundi. Ntabwo turasoza, reka mbanze mbereke rero ukuntu tugiye gutangira gukora. Nanone twagiye, ubu ni gutya. Uhita ufata amavuta ugashyira kuri ka kapapuro kawe umaze kugira ngo rutararangiza kuba urupapuro rwa nyarwo, ugasiga amavuta impande zose, hose no hagati ukahakwirakwiza amavuta. Mwabibonye? Hanyuma ugahita uzana urundi rupapuro ukarugereka hejuru gutya. Uko uri kurusiga hari ukuntu rugenda rukweduka, bikagusaba nawe kugenda uruhuza nk'uko nguko mbigenjeje. Mwabibonye? Hanyuma nkongera gutya. Hari ibintu no mugomba kujya mwihanganira bitajya bikoreshwa ikindi kintu pe, ari intoki tu. Ahantu hose uzasanga bari gukora isambusa ni intoki rwose. Ukongera ukahasiga impande zose gutya, ukahanogereza neza, kandi amavuta atari menshi cyane, kugira ngo nanone bitaza kugenda iyo amavuta menshi nanone birakugora. Hanyuma ugashyira amavuta ubona ko nanone adakabije kuba menshi, cyangwa ngo ushyireho nanone make. Iyo ushyizeho make nanone ntabwo zomoka, kuko aya mavuta ndi gusigaho adufasha kuza komoka kw'impapuro neza bitatugoye. Muraza kugenda mubibona akamaro k'aya mavuta aho ndi bugakoreshereze. Ni gutya. Yego, nyamara hariho n'abashyiraho n'agafarini hejuru yaho, nta kibazo, nabyo uzabikoreshe ntacyo bitwaye. Hanyuma ni gutya rwose. Urabona ko amavuta ndi kuyasiga impande zose, nagera hano ku mitwe yaho nkagerageza kuhibanda. Hanyuma rero namaze gusiga impapuro nyine amavuta nk'uko nabiberetse, hanyuma ukadukandakanda gutya, kagafata neza ku buryo ukarenganiza gutya, ubundi ukadukanda impande zose. Barayaryoheye sambusa, ariko nubikurikiza bizemera. Araryoha ariko irarushya pe, nanjye ndabizi, ariko ikaryoha koko. Urabona ko maze kubikora gutya. Noneho nkahita mfata ahantu aho ngiye kuyiramburira neza, nkahasiga amavuta. Namara kuhasiga amavuta nkagira gutya. Ushobora gushyiraho aka ngako karambuza, nta kibazo. Ushobora gukoresha n'intoki zawe, nta kibazo. Njye nkunda gukoresha intoki kuko mbona ibyo biri kunyorohera kumenya aho ibintu bigeze. Wowe rero sinzi uko bizakorohera, nawe nibyo uzakora. Dore ni gutya njye mbigenza, akarambura. Ariko gusa iyo ugeze ahangaha ugize amahirwe ukahagera pe, urahindura nyine kugira ngo urebe ko impande zawe ziri kuresha. Iyo ugize amahirwe ukahagera ukabasha gukora aka ngaka, uba wabishoboye pe. Urabona ko ngiye ikiganza nicyo kimfasha pe kurenza kudera. N'aka ngaka nagashyiraho, ariko ntabwo kanyorohera nk'ibiganza, ko
kubera yuko iyo nshyizeho ikiganza bihita bimpa kumenya ngo hano nta nubwo bikunda kumpfana pe iyo ndi kubigenza gutya. Ubwo agati kahita kamariraho amavuta bikansaba gukomeza nshyiraho amavuta, ariko nawe uzajya ubikora uko bikoroheye ntugire impungenge, gusa wowe ugerageze. Urabona ko aka ngaka gasa nk'agashaka kugira gusigara inyuma, uhitana ko ukazana kakazana nkwereka ukuntu bigenza, kaba kameze nk'urupapuro kararambuka. Dore abibonye kuriye bakunze ibisambusa rero. Dore ngiyo urwo rugendo rwo gukora isambusa, kandi ubu ntabwo turagera n'aho tugera. Ubu rero ngiye kuba ndikiye ahangaha kugira ngo nanone ntarukwedura cyane, nakoze udupapuro duke duke kugira ngo nkwereke ko ari byo byoroha kurenza uko wafata impapuro 10 ugahita uzigerekeranya. Gukora nkeya rwose ushoboye nibyo byiza. Hanyuma rero murabona ko urupapuro rwanjye maze gusa nk'urutunganya, nubwo ntararubabura, ariko aha bigeze nta kibazo. Kamanze ndambure kano kantu ku ruhande kasa nk'aho gashaka kunkoshona, shaka kuntenguha, hanyuma nkarambureho neza kwa kundi nabibabwiye. Biremera abashuti banjye, biremera rwose pe. Ega biremera gusa koko natwe tuba byarabanje kutugora, ariko tugashyira tukabigeraho. Ni ukwiga nyine. Hanyuma rero abatundi natwe nakoze nyine, kuko nashatse gukora duke duke kugira ngo mbereke ko bigomba kugenda nyine. Ni kwa kundi nyine, kwa kundi nta bindi. Hanyuma nkasiga amavuta nyine, aho ngiye kukaramburira. Tugiye kubabura impapuro zacu. Ubu akaga kamaze kugasiga amavuta, mwabibonye ko maze kugasiga amavuta. Hanyuma ngiye gutangira mbabure. Hanyuma rero untiza amaso tugendere hamwe. Ubu none icyo tugiye gukora ni ugushaka impapuro z'isambusa nyirizina, za zindi dukeneye cyane rwose. Ubu nizo tugiye gushaka. Ugira gutya rero ukareba ko hano rwahiye. Urabona ko hano rwatangiye gushya, ugahita wimura gutya kugira ngo n'ahandi hamere neza, sibyo? Kugira ngo n'ahandi hamere neza ukimura, kandi ukibanda kuri ino mitwe ya hano, ku buryo rwose wumva ko nujya kureba urupapuro rwawe uri busange rwabaye uko ubishaka. Aha gutya ugashya, sinzi ukuntu ndangayeho ukuntu, cyangwa se umuriro ugashobora kumbanaho mwinshi, nabyo birashoboka. Hanyuma ugahita urwomora neza witonze, kugira ngo sinzi ko umuriro wanjye utari mwinshi, kambe ngugabanyijeho pe, ijyanire ku ruhande. Ariko urabona ko urupapuro rugenda rwomokaho neza. Kubera iki? Kubera ya mavuta. Do wabibonye? Kubera ya mavuta genda rwomokaho neza neza gutya. Ushatse kwangirika ariko. Hanyuma urabona ko umuriro wanjye ni mwinshi, umuriro wambanye mwinshi. Niyo mpamvu mpise nteruraho kugira ngo bitaza gukomeza kugenda bishirira, ariko ni gutya. Aje mbanze nanawugabanyeho ahubwo. Gutya rwose, ni gutya rwose, ni gutya pe. Nuko nguko rwose impapuro zigira zivaho, ariko rero iyo wibanze kuri bene hano hantu urabona ko nkaho haroroshye kandi ahameze neza. Aha urabona ko rwakomoka, ariko hano ntirwakomoka. Biransaba ko rero ngira gutya kugira ngo hano rwomoke. Ni ukuhumutsa, naho hakumuka impande zose ukumva ko zumutse,
yego, gutya gutya, gutya. Haba harimo no gushya, urihangana nawe urabibona ko bitabura ibyo gushya, gutya. Ubu rero urabona ko na kano kadahiye neza, ariko ngiye kurwomora kugira ngo nanone bitaza kugushirirana, sibyo se? Hanyuma rero impapuro zacu zimaze kuboneka, tugiye kuzikata kwa kundi nabwiye ko urupapuro rumwe rero rubasha kuvamo impapuro enye. Ni gute? Ni gutya, bibereke ku ruhande wenda na gutya, bikaba bibaye enye. Ariko reka nze mbibereke neza, hanyuma bikore mubireba. Dore ni gutya, ukazitondeka neza ukareba ko zireshya. Mura kubona ko zireshya, hanyuma ugatangira ukazikata uko ubishaka, kwa kundi impande enye nuko rimaze kubibabwira nyine. Hanyuma rero kugira ngo bikugendekere neza wowe utabimenyereye, ugira gutya urupapuro rwawe, ururinganize na hano gutya. Ni ntaba horoshye, ururinganize na gutya. Mara kururinganiza na gutya, ufate icyuma, ego nze mbereke. Nabavangiye ariko mwihangane, nayibonye ko nashyizemo akaboko, ariko narindi gushaka icyuma. Hanyuma babwiye ko tubigenza gutya, yego ugahita urugira gutya kugira ngo nyine hazemo umukunjo, niko nabyita. Hanyuma uhite ukata gutya. Urabona ko mbikase gutya, nciyemo kabiri. Hanyuma nongere mfate gutya, nzihuze, cyangwa se nzikate kwa kundi uko nazikase bitandukanye gutya. Nongere mfate urupapuro rwanjye maze kubona nanone ndigire gutya. Udashaka kugira ngo mbereke ko wakata urupapuro rwo bugenze gutya, nongere ururambure gutya, nongere ukatiremo hagati aho nyine umukunjo wawe wafashe. Nabyise umukunjo nyine, namwe muri ihangane kuko nta kundi nari kubyita. Wow, impapuro zacu zikaba zirabonetse.
dore ni gutya. Rero igisigaye nuko tugiye gukora isambusa. Hanyuma rero tukiri ahangaha naberetse ko turi bukoreshe puwaro n'urusenda. Ngibi nyine nibyo tugiye gukoresha isambusa yacu. Ibanga ryo kugira ngo isambusa yawe ize iryoshye ngiri. Fata amavuta uyacamutse ku ipanu cyangwa se mu isafuriya cyangwa uko wabiteguye, hanyuma nurangiza uhita ushyiramo bya bitunguru byawe bya puwaro wateguye. Yego, umara kubishyiramo ubishyiranemo na rwa rusenda narwo wateguye. Yego, nurangiza ubanze ubikange ku muriro, ubicishe ku muriro gusa. Ntabwo biba ari ibintu birenze cyane, ubicishe ku muriro bikubitwe n'amavuta, ubone ko nyine bibaye nk'ibinoze ukuntu, nk'ibikozwe n'amavuta ukuntu gutya. Yego, hanyuma ibi ngibi bituma isambusa yawe no mu kanwa igira gu iryoshye. Wayimanyura ukumva ni isambusa ihumura, wanayikata ukabona ko ari isambusa isa neza. Urabona nuko ibi birungo bisa byonyine, ni dekorasiyo nziza cyane rwose, ntabwo ari ibanga rwose. Hanyuma rero muribuka yuko nababwiye ko iyo umuntu agiye guteka ibirayi by'isambusa atabishyiramo umunyu. Ubu rero nabwo harageze ngo mbishyiremo umunyu. Ibirayi byanjye rero nibyo ndi bushyiremo umunyu, ntabwo umunyu nywushyira muri uru rusenda n'izi puwaro nateganyije. Oya, ndashyira mu ibirayi ubwabyo byonyine. Senda karatangiye. Hanyuma rero ibirayi byacu ni ukurya byabaye nyine, nuko byagenze nyine. Nabiteka bikamera ukuntu, bashyiramo umunyu ku buryo nyine umunyu uza uhagije. Hanyuma bya birungo byanjye nabyo nkakomeza nkabanza nkareba ko biza gufata irange, mbizi ko ari irange, ariko ibirayi byo ndabivanga gutya umunyu kugira ngo umunyu uyivange. Se wagira ngo ntibibaye? Birabaye rwose. Rero ngiye gushyiramo rwa rusenda ruri kumwe n'ibitunguru. Yego, kuko ubu nabyo byabonetse. Ni gutya. Erega nawe n'ibintu birayi biba biryoshye, kabone naho utashyiramo rwose, biba ari imvange iteye amatsiko na apeti byose. Iyi ni ifarini mfashe kugira ngo nyivanga n'amazi kugira ngo dukore rwa rupapuro. Noneho dutangire dufunge isambusa, tubone uko dutangira kuzotsa. Dore ni gutya, uratunoza neza cyane, ubundi ugafunga impapuro. Dore ukuntu tugiye kubigenza. Hanyuma nyine mu gikoni kenshi na kenshi nyine ni intoki. Igikoni rwose ntimukirirwe mwibaza byinshi, mu gikoni kenshi na kenshi ni intoki. Hanyuma rero uko tugiye gufata za mpapuro zacu twamaze gukata, tugiye gutangira dufunge rero isambusa. Dore ni gutya, ufata gutya
urupapuro ukagira gutya, ugeze ugashyiraho ifarini wakonze, iyi bayita kore. Ushobora no kubanza ukareba neza nimba ibyo uri gukora ari byo, ukavuga uti oke hano gutya. Hanyuma ugafata bya birayi byawe wateguye ugashyiramo gutya. Ese mbangira n'ifarini byose ukagira gutya. Tubanze dukoremo utuntu twaza gutuma ntuza yihuta. Nyuma ukagira gutya, dore ni gutya rwose. Ukagira hano na hano, ugahita ufunga isambusa yawe neza gutya. Hanyuma ukayirambika gutya uku, dore ni gutya. Banza urebe neza urupapuro rwawe nimba ruri bureshye, bicunge gutya urebe ese birareshya, birareshya. Yes, ukagenda ukomeza gutya. Ugafunga urupapuro rwawe neza, ugahita ushyiramo, ugahita uzana ibirayi wateguye maze gutegura neza ukabishyiramo nabyo. Dore ni gutya. Nihanganire cyane, ntabwo utungutu twabura kubaho kubera ko ndi gukorera hejuru byoroshye. Gutya rwose. Isambusa rero zabonetse, hasigaye tugiye kuzotsa, niko tubyita, cyangwa kuziteka nyine. Igiye kubikora rero ugira gutya, hahandi nakweretse hano gutya niho ubanza mu mavuta mo imbere. Okay, sawa rero ubwo twagiye. Iyo ushyize mu mavuta yarahiye biba byiza kuko zihita zizamuka neza, kandi ugahita wibanda kuyishyizemo mbere. Wabonye ko zihita zibyimba, kandi nta musemburo twigeze dushyiramo. Kubera iki? Kubera ko amavuta nyine yahiye. Kubera ko amavuta yacu yahiye, niyo mpamvu ubona ko zihita zigira. Hanyuma rero uramutse uyishyizemo igaramye, nanjye nayo nitwitse, hahandi wagize hahita nyine hahita homuka. Niyo mpamvu ugomba kuyishyiramo imeze gutya. Hanyuma rero gutya nyine isambusa iyo byageze aha ngaha byo ntibirushya pe, ni nk'aka kanya rwose. Ni nk'aka kanya, hanyuma ugahita warura. Nta bintu hano biba byoroshye rwose, kandi murabizi ko ziba zamaze kugira byose, biba byatunganye. Ari ibirayi biba byahiye, ari ibitunguru biba byahiye. Wow, ni isambusa ukuntu ziba zisa neza. Iyo uyishyizemo rwose amavuta yawe yahiye neza, biba bimeze neza cyane, zihita zibyimba ubibona. Kandi isambusa ibyimbye ubundi niyo sawa. Utu tuntu two ku ruhande tukwereka isambusa ko wayitetse ari umuhanga mu guteka pe. Naberetse ni kwa kundi nyine mbigenza, kwa kundi mbigenza. Reka wegura za zindi za mbere kugira ngo utaza gukora amabara. Isambusa isa neza pe, isambusa isa neza pe, kandi ukazireka nazo zikisanzura, ibyo byiza. Uzireka zikisanzura, isambusa ntabwo zitinda rwose.
so kuba maze kuzikorera ibikenewe ubundi hasigaye zishya vuba. Izi nazo nitenze zihindura, turimo n'izindi ndetse Mana bereke rwose. Amafunguro yacu uyu munsi akaba ararangiye. Ni sambusa z'ibirayi twari twateguye gutegura none zirarangiye. Wow, zirasa neza, ziraryoshye. Mbese reka tubirebe neza. Wow, turyoherwe. Naho mu kiganiro cy'ubutaha rero aho tuzakomeza kurebera hamwe byinshi bitandukanye bijyanye n'igikoni. Rero ndabakunda, musigara amahoro. Bye bye.